ruzahora rukura buri munsi nta na rimwe ruzigera rusubira inyuma. Mukunzi wanjye, nsezeranya pe mfite ubwoba ko utazagaruka. Ahubwo nta gihe na kimwe nishima nk'igihe turi kumwe muri mwese. Ni gute nahunga ibyishimo byanjye rero nkagenda, ariko nyine ntabwo mbizi niba ndi bugende, ntabwo nshaka kugusiga. Hajya wambwiye ko uzagenda ryari? Ejo basi ndakwinginze reka iri joro tube turi kumwe mpaka mu gitondo. Wabisaba ko ntabwo yabyemera kandi uranabyumva ariko bidakunda. Twicaye ahantu hamwe turirimba. Ndagukunda shema. Ngiye kongera kuguherekeza kanongeye basi ngo herekeze, ariko ntabwo ndi bugende. Urabona ngiye mu rugo ndahageze, reka nongere ngo herekeze. Nkajya ntinza ibintu muri gahunda, nayo mpamvu naguhamagaye kandi mba nguhamagaye nkwizeye. Ibi bintu biri ku giti cyanjye gusa, nta n'undi muntu ubizi. Ushatse kuvuga ko nyina nambara ibi bintu atabizi? Ntabwo ushobora kubimushyiramo kuko ntabwo banshyigikiye. Barandataho ngo nuko ari umwuzukuru wabo. Uriya mwana uko bigomba uko ariko kose agomba gupfa. Fabi, urabizi ko mu bintu byose dukora ariko ikintu cyo kwica impinja wa. Uratangiye nawe. Niba ushobora kuba wakica umuntu w'umugabo gutura uruhinja se rwakunanira, urumva ari iki kirenze musa? Fabi, uri kunyumva cyane uri kunyumva, ariko natekereza gufata umwana w'uruhinja utaramenya kuvuga icyo umubere rya nyina nkamwica. Hanyuma se umwana w'uruhinja ntafite amaraso nk'ay'umuntu mukuru? Ntava amaraso nk'ay'umuntu, imitsi ye ntabwo ari nk'iy'umuntu mukuru, amagufwa ye si ay'umuntu mukuru. Umwana muto agahinja uri gupfa ikinako, agahinja uri gupfa ikinako. Kare ni agahinja k'ahazaza, kare niko kazavamo umwanzi wanjye mukuru. Ngomba kwitegurira ahazaza hanjye. Just umutima uri kundya tukumva basi se waretse tukwica, niba ari nyina akari we twicare ku mwana. Ntabwo twakica isimbi kuko ni umwana wanjye. Uraruhinja rero ni umwana w'umwanzi, cyusa n'umutindi n'umuhemu, kandi amaraso amurimo naye navuze ati amaraso imitsi imikaye n'ibyo umwanzi bivuga ngo icyitwa amaraso ya cyusa cyose kigomba kuvaho. Njye ni yaragiye kunyica, ijisho rihorwa irindi. Ijisho rihorwa irindi. None se ubundi kuki utaduye misiyo kugira ngo cyusa natwe tumugirire nabi? Wihorere kuri cyusa kugira ngo wihorere kuri ako gahinja. Cyusa wenda bankurikirana bakabimenya, ariko agahinja ntikakurwanya. Cyusa n'umusore mugenzi wawe yakurwanya akaba yashaka izindi mpamvu, kandi urabizi ko atari ubwa mbere mbigerageje. Ariko uruhinja ntabwo rugomba kukurwanya, ni kugenda wahita muri Nyabarongo washyira mu mufuka ingingo ze wazishwanyaguza. Ibyo ntabwo bindeba, icyo ushaka no kubona uramuramba. Bakunze ba filime za Musaraba Fabera kamubayeho kuri no nshuro kubera ko yararimo avuga ati uriya mwana wa Isimba agomba kuba yakishwa, ariko mumaze kuba mwabona ko uno mwana w'umukobwa Iribagiza abashiye kuba yakumva aya magambo Fabera yararimo abwira umwicanye, ariko uyu mwicanye ntabwo yigeze yumvira Fabera kubera ibintu iyi Fabera yararimo amubwira, kubera ko uyu mwicanye ntabwo ashaka kuba yakica uruhinja, kubera ko Imana yabashiye kuba yamukoresha. Areba amafaranga, kwica uruhinja ni ibintu byoroshye cyane. Aravuga ati ngiye ntago nakisiga amaraso y'uruhinja, ahubwo yuvuga tukajya kwica se Cyusa. Rero Fabera yaragumye amuhatiriza avuga ati Cyusa we kuba mwamwica ni ibintu bigoye cyane, ariko uruhinja ni ibintu byoroshye cyane. Ariko uyu mwicanye yanze kuba yakemera aya mafaranga Fabera yararimo amuha, amubwira ko adateganya no kuba yakica uruhinja, ariko ngo asanzwe yica abantu bakuru, ariko uruhinja rwaba ari inzirakarengane kubera ko nta kintu ruzi. Uri
kumva ko rero uyu mwicanyi nawe yabashije kuba yatekereza, abasha kuba Imana yamukoreramo, ibasha kuba yamukoresha ibitangaza, ihindura ibintu. Arakennye koko, akeneye amafaranga, ariko ntabwo akeneye amafaranga yo kuba yakica uruhinja. Nimba burya wemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, jya hasi muri comment wandikemo amen. Kandi niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandaho kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza. Ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe, bigiye kuba byaranga filimi yacu Inzira y'umusaraba, bigiye kuba byayiranga. Kuri ino nshuro mumaze kuba mwakibonera ibintu bimaze kuba byaba muri episode irangiye, aho Fabiola yari apanze kuba yakica uriya mwana wa Isimbi, kubera ko ngo uyu mwana ari kumubonamo ikintu gikomeye mu gihe kizaza, ngo ari ushobora kuba yazabangamira uno muryango igihe yaramuka akuze, ngo niwe muntu mubi ngo ushobora kuzabaho. Kandi twamaze kubona ko Fabiola ibintu atangiye kuba yabona, ibintu atangiye kuba yatekereza, bigera aho ngaho bikaba byo. Uri kumva ko ari bwo bwoba bwinshi cyane agomba kuba yarwanira uyu muryango we, ari we nyiranambara, kubera ko hano ari kurwanira ni kwa mukuru we, nta n'inyungu abifitemo, ahubwo we ngo ashaka ko mukuru we azabaho neza mu gihe kizaza. Niyo mpamvu yari amuzaniye umwicanyi wo kuba yakica umwuzukuru wabo, umwuzukuru wa hano kwa Rugema, kubera ko Fabiola yavuze ati uriya mwana wa Isimbi ntabwo agomba kuba hano mwa runo rugo, ugomba kuba wamufata ukajya kuba wamuterera Cyusa akabasha kuba ari we wamurera, akabasha kuba yakumva imvune zo kurera, bakajya bamuha amata, kubera ko uyu mwana mubonamo ikintu kidasanzwe. Rero uri kumva ko Fabiola imigambi ye yabashije kuba yapfuba. Iribagiza yari amaze kuba yakumva n'ibi bitekerezo bya Fabiola, ari kubwira umwicanyi, nubwo umwicanyi yanze kuba yakorera aya mafaranga, ariko Iribagiza abashije kuba yabyumva. Urumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza amajije kuba yakumva iyi nkuru Fabiola yari arimo abwira no mwicanyi uburyo agomba kuba yakicamo ruriya ruhinja. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane, ruriya ruhinja naho rukigiye, kubera ko amaze kuba yakumva ko n'umugabo we ari kugambanirwa Cyusa. Uri kumva ko filimi yacu Inzira y'umusaraba igiye kuba yaryoha. Nimba tubashije kuba twajyana kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, urikandeho, nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi Inzira y'umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite, ushyiremo amayemuci y'umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugiye gukomeza tugenda turebera hamwe, bikomeje kugenda biranga ino filimi yacu Inzira y'umusaraba episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Rero ntago ari ibyo gusa twabashije kuba twagenda tubonamo, kubera ko twamaze kubona ko uriya mugore wa kamarade kuri ino nshuro yari yiteguye kuba yajya kuba yaburanira Rugema mu rukiko, ariko aje kuba yareba Rugema ngo bongere babiganireho, kubera ko umunsi w'urubanza wari umunsi w'ejo, ngo bongere babiganireho babisubiremo. Ariko yatunguwe no kuba yakumva ko Rugema adashaka kuba yajya kuburana urubanza, ntago ashaka kuba yajya kwitaba urukiko ngo abashe kuba yakisobanura. Ariko mwamaze kuba mwabona ko umugore wa kamarade yamugiriye inama ati wowe ugomba kuba waza tukajya mu rukiko tukajya kuba twaburana, yuko wanze kujyayo icyaha cyaba kiguhamye, baza bakagufata bakajya kugufunga cyangwa tukagana ahandi hantu. Rero ibyiza nuko waza tukagana amategeko. Se uyu mugore wa kamarade koko azaburanira Rugema ukurikije uburyo umubona n'uburyo umubonana n'umugabo we, kubera ko uyu mugore ataha akajya kuba yamena amabanga yose yumvise kuri Rugema. Uri kumva ko rero filimi yacu Inzira y'umusaraba ikomeje kuba yaryoha, akomeje kuba hazamo ibintu byinshi bikomeje kuba byadutungura. Rero abantu benshi bari kwibaza kuri uno mugore wa kamarade uvuga ko azaburanira Rugema, kubera ko Rugema afite umujinya w'umuntu wamushimutiye umugore, kandi twamaze kubona ko abantu bamaze kuba bamushimutira umugore wa gatatu wa Rugema, umwe wari uri mu cyaro ari we mama Iribagiza. Twamaze kubona ko ari kamarade na Emile, kandi uyu mugore yamaze kuba yanabimenya. Rero uyu mugore wa kamarade yari arimo amugira inama ati wowe ugomba kuba wagana amategeko, nta kindi kintu ugomba kuba wakora. Rugema rero ashaka kuba yakihorera, ashaka kuba yafata umuntu wamushimutiye umugore, kubera ko yamaze kuba yatangira kugenda amukeka, nawe akamwihoreraho akamukorera ibintu bitari byiza. Ariko uyu mugore wa kamarade we akomeje kuba yamuca intege, avuga ati wowe ugomba kuba wagana amategeko, ntabwo ugomba kuba wakongera
dosiye kubera ko Rugema ngo mu mutwe we hari ibintu biri kwikaragamo byinshi cyane, mu mutima we ntago atuje. Uri kumva ko rero icyaha ntago kijya gisaza. Rugema kubera ibyaha yakoze ntago biri kubasha kuba byamuha agahenge. Se wowe urabona ino filime iraza kuba yagana hehe ukurikije ibintu uri kugenda ubonamo, ukurikije uburyo biri kugenda bigenda? Kuba Rugema kuri ino nshuro adatuje ni ukubera ko yakoze icyaha, akaba yarishe uriya mupapa wa Iribagiza, none na mama wa Iribagiza yari yarasigaranye nta kintu na kimwe yibukaga. Twamaze kuba twabona ko Kamarade na Emile bamaze kuba bamushimuta bakamujyana iwabo, nubwo bari kuvuga ati ntago twebwe duteze kuba twakugirira nabi, duteze kuba twakugirira neza, duteze kuba twakuvura. Uri kumva ko Kamarade na Emile bagiye kuba bakora igikorwa cyiza cyane cyo kuba bavura n'umugore mama Iribagiza, akabasha kuba yakibuka buri kimwe cyose bamukoreye. Rugema yamukoreye kubera ko Rugema yamukoreye ibintu bitari byiza, ni ibintu bitigeze bishimisha abakunzi ba filime za Musaraba. Uri kumva ko rero uyu mugore bamugejeje hano rero mwa runo rugo hariya mu cyaro ahandi, uyu mugore yanze kurya yanze kunywa atarabona umwana we Burino. Rero Kamarade na Emile bafite akazi gakomeye cyane ko kuba bajya gushaka uwo mwana Burino kugira ngo nawe abashe kuba yaza aba ari kubana na nyina hano, kubera ko uriya mugore bamushimuse ku nabi. Kamarade na Emile mwamaze kubona ko uburyo bagiye kuba bamutwara hariya mu cyaro aho yari yibereye. Rero Kamarade yari arimo amubwira ati uramutse umenya imitungo ufite ntabwo wakabaye uri hariya mu cyaro, ese ngo Rugema wowe uramuzi? Rero ni ibintu bikomeye cyane Kamarade yabashaga kuba yabwira uno mugore wa Rugema wa gatatu ariwe mama Iribagiza, avuga ati wowe Rugema umuzi gute? Rugema wamumenye gute? Rero Kamarade uriya mugore mama Iribagiza yavuze ati wowe Rugema uramuzi umugabo wanjye? Rero Kamarade yamubwiye ko amuzi. Uri kumva ko rero filime yacu igiye kuba yaryoha mama Iribagiza, ahubwo niwe utabasha kuba yamenya uriya mugabo ni Rugema, kubera ko Rugema yamubonye angana kuriya. Uyu mugore yakangutse ava muri koma asanga Rugema ari we umuri hejuru, ari we muntu wari umudwaje, kubera ko niwe wari wabakoresheje n'impanuka. Uri kumva ko rero filime yacu za Musaraba igiye kuba yaryoha. Niyo mpamvu uyu mugore nta kintu na kimwe yibuka kuri Rugema, nta n'akantu na gato aba ari kugenda kurura mu mutwe. Urumva ko filime za Musaraba ikomeje kuba yagana ahandi hantu haryoshye. Nimba tubashije kuba twajyana kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikanda, nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza. Twamaze kuba twabona ko uriya mukobwa Anita ndetse na Emile ari abantu babanye neza, ari abantu bamaze kuba bakundana, kandi twamaze kubona ko uriya mukobwa Anita ari umukobwa wa Nyiranambara, kandi twamaze kubona ko Nyiranambara azirana na Emile na Kamarade. Se murabona ibintu bizagenda gute? Kubera ko twamaze kubona ko Anita na Emile ibyo bitangiye kuba byagera ahantu haryoshye cyane, bafite urukundo rudafite kivangira, yuko mwamaze kuba mwabona ko Iribagiza ndetse na Cyusa bakundanye, ariko mukabona ko atari ibintu byari bishimishije. Ntago ari ibintu bishimishije cyane kuba Iribagiza na Cyusa bakundana, ntago akenshi na kenshi bishima gakeya, ariko mwamaze kuba mwabona ko Emile n'uyu mukobwa Anita ibyo bimeze neza, ari abantu bari kubasha kuba bakitanaho neza, yuko mwamaze kuba mwabibona neza uburyo Emile ndetse n'uyu mukobwa bari bawubanyemo muri kano gafilimi kacu za Musaraba. Murabona ko ariyo couple igiye kuba yatangira kuba yashimisha abantu, kubera ko nta bibazo na bikeya biri kuza muri ino couple. Ariko ikibabaje ni kimwe cyonyine, ni ikintu kimwe cyonyine, nuko Anita ari umukobwa wa Nyiranambara, kandi twaramaze kubona ko Nyiranambara azirana ndetse na Emile. Uri kumva ko rero filime yacu za Musaraba igiye gutangira kuba yaryoha, kubera ibintu tugiye kuba twabonamo igihe uno musore Emile azaba agiye kuba yareba umubyeyi wa Anita. Uri kumva rero ko ibintu bizahaba ko atari ibintu byiza cyane. Emile ntabwo azabasha kuba yakinjira hariya mwarura rugo kwa Rugema, kandi twamaze kubona ko Anita yamusezeranyije kuba yazajya kuba yamwereka ababyeyi be. Urumva ko filime yacu za Musaraba igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, kuba Emile ndetse na Anita ibyabo bizahita bitangira kuba byazamo ibindi bintu, kubera ko Nyiranambara ntabwo azabasha kuba yakemera nka Emile ko ari yamubera umukwe. Urumva ko filime yacu za Musaraba igiye kuba yaryoha cyane. Rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikanda, nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji
y'umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane turaza kuba twagenda turebera hamwe biba bikomeje kugenda bigaragara muri ino filimi yacu Inzira y'umusaraba. Abasha kuba yakibuka ibintu byose Rugema yamukoreye, kubera ko Rugema yamukoreye ibintu bitari byiza. Rugema yamwiciye umugabo, no kuba ameze kuri uriya mugore ni Rugema wabigizemo uruhare kuba nta kintu yibuka. Ariko tubonye ko Emile yaragiye kuba yabwira uriya mukobwa iribagiza ko mama we bamufite, ariko mubonye ko bitabashije kuba byakunda kubera ko ageze kwa Cyusa agasanga iribagiza yicaranye na mama Cyusa ndetse na Cyusa muri salo, agahita agira ubwoba bwo kuba yabimubwira. Urabona rero ko filimi yacu igiye kuba yaryoha, filimi yacu igiye kuba yazamo ibintu byinshi cyane tutari twiteze ko turagenda tubonamo. Kuba Rugema kuri ino nshuro ibyo bigiye kuba byamugaruka kubera ko ibintu yakoze ntabwo ari ibintu byiza, kuri ino nshuro bigiye kuba byamukoraho. Rero nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, uriya mudamu mama iribagiza akazabasha kuba yabona umuti, akabasha kuba yakira, kubera ko twamaze kubona ko dogiteri ngo yagiye kuba yashaka umuti nk'uko kamarade amaze kuba yabivuga. Agiye kureba undi mudogiteri mugenzi we ngo amuhe umuti azaha uriya mugore mama iribagiza, dore ko bamaze kuba banamushimuta. Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaryoha. Nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, jya hasi muri comment wandikemo amena, kandi niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane turagenda turebera hamwe biba bikomeje kugenda biranga filimi yacu za Musaraba episode bigiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Kandi ntabwo ari ibyo gusa, twamaze kuba twabona ko Fabiera ndetse na Rugema ibyabo bitameze neza, kubera ko Fabiera atangiye kuba yakanga uyu mwana wa Cyusa kimubona. Kuva isimbi yabyara ntabwo Fabiera arigera yiyumvamo uyu mwana, kandi twebwe twamaze kubona ko Rugema hari indi mipango ari gupanga, ashaka kuba yakoresha uno mwana wa Cyusa, kubera ko ashaka ko isimbi na Cyusa bazashakana, kubera ko mwamaze kuba mwabona neza ko Rugema yagiye haramwa ruriya rugo rwo kwa Cyusa, akabasha kuba yavuga ati ubukwe bwanyu we na iribagiza Cyusa mugomba kuba mubuhagaritse, tukabanza tugashaka ikibazo cy'uyu mwana wabyaranye na isimbi, ngo umenye ko kuri ino nshuro nubwo uri hano iwanyu ariko bimaze kuba byakitwa ko isimbi ari umugore wawe. Ese murabona ibya Cyusa byo biraza kuba byagenda gute? Rero nimba tubashije kuba twajyana hano kuri uno munota tukiri kumwe, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira. Kandi niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, kubera ko Rugema ibye we kuri ino nshuro ibyo bigiye kuba byamurangiraho. Rugema nta bwisobanuro agifite, nta kindi kintu cyo gukora agifite, nubwo uriya mugore mama iribagiza yashimuswe Rugema azi ngo aracyari hariya hafi. Niyo mpamvu Rugema atangiye kuba yakiruka, atunguwe no kuba yabona imbago ya mama iribagiza mu nzu, atangiye kuba yakeka ibindi bintu ko uriya mugore yaba yashimuswe koko, kubera ko ntabwo uriya mugore yabasha kuba yagenda ngo asige imbago ze. Uri kumva rero ko filimi yacu Inzira y'umusaraba igiye kuba yaryoha. Nimba uri kubona ko iyi filimi igiye kuba yaryoha, jya watse muri comment uvuga ati ibintu bigiye kuba byaryoha, filimi yacu igiye kuba yazamo ibindi bintu tutari twiteze. Kuba uyu mwana w'umukobwa Fabiera we adashaka kuba yakemera ko uyu mwana wa isimbi aguma hano mwa runo rugo, agumya agira inama Rugema avuga ati Rugema wowe ibyawe ntabwo uzi uyu mwana ibintu azadukorera naramuka akuze, ushaka watwara umwana ukamutandukanya na nyina akajya kuba yarererwa hariya muri uriya muryango wo kwa Cyusa kwa papa we, kubera ko kwa papa we niho hantu uno mwana yazabasha kuba yakira amahoro. Ngo numurera hano mwa runo rugo ibibazo bizabaho aramutse akuze ni ibibazo bikomeye cyane. Kuba umwana wa Cyusa yaba yarererwa hano mwa runo rugo kwa Rugema ngo byaba ari ibintu bikomeye cyane. Rero Rugema ntago yumvaga ibi bintu Fabiera yararimo amubwira, kubera ko Fabiera yararimo amubwira ibintu bitari byiza, nawe uri umuntu w'umubyeyi wabyayeho. Ntago Rugema yumvaga aya magambo, ariko nyuma byaje kurangira Rugema atangiye kuba yavukeka ibindi bintu, kubera ko
Fabiola yakomeje kuba yamubwira amagambo ateye ubwoba cyane, yari amagambo atari meza. Uno mwana w'umukobwa Fabiola yararimo avuga ati ngiye mumenye ko natanabyaye ntago ngomba kuba nagumya ndera uno mwana wa Isimbi mu gihe yaba yagiye muri dushe cyangwa ahandi hantu. Rero Fabiola yaratangiye ko yakijujutira buno buzima, nubwo Rugema we atararimo abyumva ibyo Fabiola yamubwiraga, ariko ku nshuro ya nyuma Fabiola yamubwiye ijambo ribasha kuba ryamutera ubwoba. Se murabona biraza kuba byagana hehe ukurikije uburyo uri kugenda ubonamo iyi filime, kuba Fabiola yatangira kuba yakirukana uyu mwana wa Isimbi hano muri uno muryango wa Rugema, kandi Rugema we ntago ashaka ko uno mwana wa Isimbi abasha kuba yava hano mwa runo rugo, kubera ko Rugema ngo ni umwuzukuru we nubwo yabyaranye na Cyusa. Ibintu bari barimo bamubwira ntabwo yabyumvaga, ariko Fabiola amubwiye ko hari ibintu uno mwana nakura azakora. Rugema atangira kuba yabitekerezaho, Rugema atangira kuba yagira ubwoba. Niyo mpamvu rero Rugema afashe umwanzuro nawe wo kuba yafata umwanya akajya hariya mwa ruriya rugo rwo kwa Cyusa, akajya kuba yababwira amategeko, noneho agiye kuba yabiranga, kubera ko Rugema ashaka kuba yakumvikana n'uyu muryango, kubera ko Rugema ashaka ko Cyusa yaba umugabo wa Isimbi. Uri kumva ko filime yacu INZIRA YU'UMUSARABA rero igiye kuba yaryoha, kuba Rugema ashaka kuba yahagarika buriya bukwe bwa IRIBAGIZA ndetse na Cyusa, ahubwo ngo Cyusa kugera kuri uno mwanya ngo yamaze kuba yamenyekana ko ari umugabo, kandi yamaze kuba yabyarana n'uriya mwana w'umukobwa Isimbi. Nicyo kigeragezo Cyusa agiye gutangira kuba yahura nacyo muri buno buzima, nicyo kintu cya mbere Cyusa agiye kuba yaboneraho umwaka, kubera ko uriya mwana w'umukobwa Isimbi kugira ngo amutere inda ntago ari ibintu byamuturutseho. Cyusa yarakoreshejwe kugira ngo abashe kuba yatera Isimbi inda, kubera ko Cyusa uriya mwana w'umukobwa Isimbi niwe wabashije kuba yaza kuba yakiteza inda, kubera ko Cyusa mwamaze kubona ko bari bamaze kuba bamusindisha, bari bamaze kuba bamuroga kugira ngo abashe kuba yatera inda Isimbi. Byagizwemo Isimbi kugira ngo abashe kuba yatwara iriya nda, byagizwemo uruhare n'umuryango wa Isimbi, kubera ko twamaze kubona ko ari Nyiranambara na Fabiola ndetse na Rugema bari babashije kuba bashuka uriya mwana w'umukobwa Isimbi, nubwo yabashije kuba yakisobanukirwa kuri ino nshuro, akabasha kuba yamenya buri kimwe cyose umuryango we wamukoreye, agahita amenya ko umuryango we atari abantu beza bo kuba yakizera, agahitamo kuba yakigendaho ku giti cye. Nubwo ngo ari hano kwa runo rugo kwa Rugema, Isimbi aramutse abonye ubushobozi yava hano mwa runo rugo, kubera ko yamaze kubona ko ababyeyi be nta keza ke, nta kintu cyiza bamwifuriza, kubera ko bamwifuriza kuba yajya kuba yakihambira kuri Cyusa. Kandi twebwe twamaze kubona ko uyu mwana w'umuhungu Cyusa adakunda uriya mukobwa Isimbi. Uri kumva ko rero filime yacu INZIRA YU'UMUSARABA igiye kuba yaryoha, ibintu bigiye kuba byazamo ni ibintu bikomeye cyane, kuba Rugema nawe atangiye kuba yagira ubwoba by'ibintu bimaze kuba byamubaho, kubera ko mwamaze kuba mwabona neza ko yerekeye hariya mu cyaro akabasha kuba yabura uriya mugore mama IRIBAGIZA, kandi uriya mugore mama IRIBAGIZA Rugema yarateze kuba yamukoresha akantu gakomeye cyane. Rugema kugira ngo uriya mugore amurekure, nuko hari imibare yari yabaze kugira ngo abashe kuba yareka kuba yakica uriya mugore mama IRIBAGIZA, kubera ko yari yarateguye ko iriya mitungo yose Rugema arimo mu mujyi, murabizi neza ko ari iy'ababyeyi ba IRIBAGIZA. Rero kugira ngo areke uriya mugore, nuko Rugema ashaka kuzajya mu rukiko akabasha kuba yakisobanura buri kimwe cyose, akabasha kuba yavuga ko uriya ari umugore we ndetse n'iyi mitungo bayisangiye. Kandi Rugema uri kumva ko rero yakoze igikorwa gikomeye cyane, kuba yaratekereje akavuga ati uriya mugore mama IRIBAGIZA aramutse amwishe, ibintu byazamugiraho ingaruka, ntabwo yazerekana ahantu inkomoko y'imitungo ye iri. Uri kumva ko rero yifashishije uriya mugore mama IRIBAGIZA, kubera ko umugabo we yari amaze kuba yapfa, Rugema agahita amugira umugore, ni ukugira ngo azamujyane mu rukiko avuga ati uyu ni umugore wanjye, ntabwo mugomba kuba mwadukorera ku mitungo. Uri kumva ko rero IRIBAGIZA ndetse na musaza we Rurangirwa, uri kumva ko bamaze kuba bagurwa kera. Rugema yamaze kuba yababara imibare, kubera ko nta bimenyetso bafite na bikeya, nubwo uyu mugore amaze kuba yashimutwa, akaba amaze kuba yajyanwa na Kamarade ndetse na Emile, bakaba ari we bamufite mu biganza bye byabo. Kandi twaramaze kubona ko dogiteri ngo agiye no kuba yashaka umuti akabasha kuba yavura uriya mugore mama IRIBAGIZA. Uri kumva ko Rugema ake karangiye, ibyo byamurangiriyeho, nta kindi kintu kindi cyo gukora Rugema ashobora
ashobore kuba yasara akaniyahura kubera ibintu bigiye kuba byamubaho, kubera ko abuze uriya mugore mama Iribagiza ibintu byaba bigiye kuba byamubaho ntabwo ari ibintu byiza cyane. Ntabwo Rugema yakongera kuba yakikora buri kimwe cyose yikoraga. Uri kumva ko rero filime yacu Nzamusaraba igiye kuba yaryoha dukurikije ibintu turi kugenda tubonamo bikomeje kugenda biranga ino filime, kandi twamaze kuba twabona ko uriya mubyeyi mama Cyusa adashaka ko yababarira umwana we, kubera ko Cyusa yakoze amakosa akomeye cyane yo kuba yahisha ko uriya nda Isimbi yari atwite ari iye, yuko Cyusa mwamaze kuba mwabibona ko mbere yayihakanaga akavuga ko uriya mwana atari n'uwe Isimbi ayatwite. None Isimbi yamaze kuba yabyara bajya kuba bapimisha ADN ye babasha kuba bamenya nyiri umwana. Rero Cyusa atangiye kuba yakemera ko ubu ngubu umwana ari uwe kandi ari kugenda anabisabira imbabazi. Ariko mwamaze kuba mwabona ko mama Cyusa we adashaka ko yatanga imbabazi, avuga ati Cyusa we warambabaje, ntago ngende umuntu usenga Imana kandi ndi umuntu ubasha kuba wakumva abantu nkabasha no kuba nababarira, ariko ngo wowe kukubabarira bizava kure nubwo uri umwana wanjye. Uri kumva ko rero filime yacu Nzamusaraba igiye kuba yaryoha dukurikije ibintu turi kugenda tubonamo. Ni ibintu byiza kandi byinshi cyane birakomeza kugenda biranga ino filime. Rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uno munota tukiri kumwe ukaba kiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayimuci y'umutima.